hirya no hino abantu bagenda bahura n'amahohoterwa atandukanye. Kumva umuntu ngo yahohotewe ariko ntiwamenye ngo ihohoterwa akorerwa ni irihe, cyangwa se hakaba n'uhohoterwa atazi ko yakora ihohoterwa kandi ari ibintu bihanwa n'amategeko. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku moko y'amahohoterwa ashobora gukorerwa abantu mu buryo bwose kugira ngo muyasobanukirwe, mujye mumenya n'uko mukurikirana mu gihe mwahohoterwa. Akenshi ntituzi n'icyo ihohotera rivuga, ariko nyamara abantu tubona ko bahohoterwa kenshi bagaceceka ko ntazi ngo ese icyo nkorewe ni ihohoterwa, ariko ubikora nawe ashobora kubikora atazi ko ari guhohotera undi muntu. Uyu mwanya rero reka tuganire ku ihohoterwa ni iki, ese ihohoterwa riri mu yahe moko y'amahohoterwa, ku buryo umuntu ashobora kuvuga ngo umuntu nkora iki gikorwa yankoreye ihohotera, reka bishyikirize inzego zishinzwe gukurikirana ibyo bikorwa nyine byo guhohotera umuntu, abe yabihanirwa cyangwa se biba byakumirwa. Muri rusange ihohoterwa ni igikorwa icyo ari cyo cyose kigamije gutera undi muntu ububabare, cyangwa se haba ku mubiri, mu bitekerezo, mu bukungu, mbese ikintu cyose kibangamiye umuntu ariko akagikorerwa ku gahato, icyo cyose cyitwa ihohoterwa. Cyangwa se niba bitaba ari ku gahato ariko byakozwe mu buryo bugamije kubabaza umuntu mu mitekerereze, cyangwa se mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'ubukungu, ibyo byose byitwa ihohoterwa. Ariko bigiye bigamijemo amatsinda cyangwa se ibice, ariyo mpamvu ngira ngo tugaruke kuri buri kimwe cyose tugisobanukirwe bitimbitse cyane mu mategeko, ahubwo mu buryo amategeko abiteganyamo, kugira ngo niba wumva hari ikikubayeho cyangwa ubonye hari ikibaye kuri mugenzi wawe, umenye ngo iki kintu, iri hohoterwa ryaba ari iri kandi rirahanirwa n'amategeko. Numara kubimenya, umenye ko nyine uburenganzira bwawe busigasiwe. Ihohoterwa cyangwa se amahohoterwa akunda gukorwa ni amahohoterwa ashingiye ku gitsina. Reka tubyumve nk'ubu buryo. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina naryo rifite ukuntu risobanurwa, ntabwo ari nk'uko uhita ubyumva ako kanya ngo ihohoterwa rishingiye ku gitsina ukumva ko ari igitsina koko, ahubwo ni imimerere y'umuntu, igitsina gore, igitsina gabo. Burya nibwo bavuga ngo ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ibyo wakorewe babikorewe kubera ko uri umugore cyangwa kubera ko uri umugabo. Nubwo hazazamo n'ibindi byo gusambanya umuntu, ariko ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni ihohoterwa ukorerwa kubera igitsina ufite, cyangwa kubera ko uri umugabo cyangwa kubera ko uri umugore. Ibyo bikaba ari ihohoterwa rishingiye ku gitsina. None ibyo ibikorwa wakorewe bikaba byakozwe bigamije cyangwa bigendeye ku miterere yawe, icyo gihe rero haba hakozwe ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Amahohoterwa ashobora gukora ashingiye ku gitsina ni ayahe? Reka nawe tuyavugeho. Hari mpereye ku gusambanya umuntu ku gahato. Gusambanya umuntu ku gahato ntihasambanywa umugore gusa, n'abagabo barasambanywa. Ubwo muraza kumbaza ngo bigenda gute, cyangwa ibyo bintu ko tutabimenyera, ariko mumenye ko n'igitsina gabo barasambanywa kandi ku gahato. Cyakora mu muco nyarwanda ntibikunze kumvikana cyane, ntibikunze kuvugwa, nubwo bikorwa ariko ntibikunze kuvugwa. Ariko hari imico yindi bishobora kuba bivuga, cyangwa se hari ingero zishobora kuba zihari abantu bagiye bagaragaza, nubwo nyine mu muco bigaragara ko bigomba guhishwa cyane. Nta mugabo wasambanijwe, nta mugabo wageze gute, ariko birakorwa kandi bifite ingaruka, bigira ingaruka ku bantu. Hari gusambanya abana, cyangwa se gukorera umuntu urukozasoni, cyangwa se kumukoza isoni imbere y'abana. Kubwira amagambo y'urukozasoni ariko yerekeranye, cyangwa tugomba kubyita harassment, warasinga umuntu mwashakanye imbere y'abana. Naryo ni ihohoterwa kuko ryangiza imitekerereze y'umuntu, bigatuma ashobora kugira ibibazo by'imitekerereze. Hari byinshi rero bamwe bajya banavuga, cyangwa se tujya tuvuga ku ihohoterwa abantu bashakanye bakorerana babana, cyane cyane ishingiye ku gitsina.
abantu ntibabyumva nyine ko bishoboka, ariko mu biganiro byashize nababwiye ko bishoboka ndetse n'amategeko arabihana. Ndumva ntari bugarukeho cyane mu kiganiro, ariko amategeko ahana ayo mahohoterwa yose, cyane cyane nyine twavuga ko rishingiye ku gitsina, ariko tunavuga ko irishingiye ku gitsina ushobora kurikorerwa kubera ko nyine uri umugore cyangwa uri umugabo, nubwo haziramo na bya bintu byose byo gusambanywa ku ngufu, ku gahato, ibyo byose hari n'ibyo bavuga gukoresha imibonano mpuzabitsina umuntu ukoresha iterabwoba, bishingiye ku iterabwoba, bishingiye gukoresha ububasha ufite, gukoresha ububasha ufite ugahatira umuntu gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se iterabwoba mushyizeho. Rimwe na rimwe niba ari umukozi atirukanwa, rimwe na rimwe niba ari iki bitagenda gute, agakora imibonano mpuzabitsina kuko wamuteye ubwoba. Icyo gihe umukoreye ihohoterwa, uba ukorewe ihohoterwa. Igihe bikubayeho rero ujye umenya ko uhohotewe, cyangwa se igihe ubikora ujye umenya ko uhohotera umuntu, biramutse bigize ingaruka umenye ko bizakugeraho biremereye, ugakurikiranwaho icyaha cyo guhohotera umuntu. Hari ihohoterwa rikorerwa mu ngo, naryo ni ryinshi cyane, riri no mu buryo butandukanye, ariko ibizwi harimo gukubita, gukomeretsa, no gukomeretsa abo mwashakanye, gukubita abana, ibyo byose ni amahohoterwa akorerwa mu ngo. Kwima uwo mwashakanye cyangwa se kwanga guhahira umuryango kandi ufite ubushobozi, kubima ibyo kurya ni ihohoterwa. Gutukana, gusuzuguza umuntu mu ruhame, kumuteranya n'abandi, kumwima uburenganzira bwo gufata ibyemezo mu rugo, ibyo byose bibera mu rugo akenshi ni amahohoterwa yo kubuza umuntu nyine amahwemo, guhora umwita amazina mu ruhame, dore uko gisa, se nta n'icyo ushoboye, ubundi se. Ibyo byose kubivuga, kubibwira umuntu ku buryo buhojejeho, uhozaho, ni ihohoterwa. Riri muri amwe mu mahohoterwa abera mu ngo. Mujya mubona ingero n'aho abantu bagera aho bazicana, burya baba barakoze byinshi imbere yabo. Abakora iryo ihohoterwa kenshi baraceceka kugira ngo barebe ko bahumeka kabiri cyangwa bashobora kubaho, ariko mu by'ukuri hari abo babibona, nabo bafite inshingano zo kugaragaza amahohoterwa akorerwa abantu, cyane cyane mu ngo. Niba mwumva buri gihe umuntu ahora atukwa, umugore atuka umugabo, umugabo atuka umugore, imbere y'abana, imbere y'abashyitsi, imbere y'abaturanyi, aho bageze hose akamumwaza, ibyo byose ni ihohoterwa rikorerwa umuntu. Abantu rero babibona cyangwa babyumva, burya nabo bajye babigaragaza, kuko hari igihe bazasanga bahishira icyaha cyangwa bahishira ibyo bintu, bikazagira ingaruka mbi kandi abantu bose zibageraho. Hari aho twize kuvuga mu biganiro byashize ko kutamenyekanisha icyaha kigiye gukorwa cyangwa se cyakozwe nabyo bihanirwa. Ariko ni mu kindi kiganiro cyashize twavugaga ku bindi, gusa n'ibi birahura. Niba ubona umuntu ahohoterwa mukaba mubizi, kuki se mwabihishira kugira ngo abantu umuntu azageraho yicwa cyangwa se agira ibibazo byo mu mitekerereze, kandi byaragiye biba mubireba, umuntu ashobora guhanwa bikaba byanakemuka. Hari amahohoterwa akorerwa mu kazi, nayo ni menshi. Umuntu ajya mu kazi agashaka, yari yarakabuze, cyangwa se akajya gusaba akazi yumva agashaka cyane, ariko avuga ati icyo bankorera cyose ndacyemera, ariko nibonera akazi. Ariko hari ababyuririraho, cyane cyane abakoresha cyangwa se n'abakozi bagenzi bawe. Umwe mu bakozi akaba yabyuririraho akaguhohotera, kuko azi ko wabonye akazi ugashaka, azi ko wabonye akazi ukababaye, utatinyuka no kukareka, akabyurira akaguhohotera. Bimwe mu bikorwa bishobora gukorwa harimo nyine n'abakoreshwa imibonano mpuzabitsina ku gahato kubwo gutinya gutakaza akazi. Harimo noneho n'abasebya mu ruhame, bakanenga ubushobozi bwabo, bagahora bagaragaza ko nta kintu kizima bakora. Ubikora gutyo aba agamije kwica, kuguhohotera ubwonko mu gihe ukora akazi. Niho nyine hazamo za ruswa twavuze hejuru, gukoresha umuntu imirimo itajyanye
ntiyakwiye kuba akora imirimo imusuzuguza ariko hagamijwe gusa kumuhohotera. Ntibivuze ngo abantu bange gukora indi mirimo mu kazi, ariko hari gukoresha imirimo isuzuguritse mu kazi agamije kuguhohotera kugira ngo wowe ubwawe nyumve bikurambiye uzakikuremo, ariko mu by'ukuri abantu ntibakwiye kujya bemera guhohotera kuri urwo rwego. Gusuzuguza umukozi mu ruhame twari twabivuzeho, muri mu nama y'abakozi cyangwa se y'ikigo, umwe mu bakozi cyangwa se umukozi ukaba wahagarikwa mu ruhame ugasuzugurirwa mu ruhame bitavuye ku ikosa, ahubwo utanzweho urugero rubi ugusuzuguza. Nta kosa wakoze, wanda ariko rifite uko rihanwa, ntabwo rivuga ko ujya gusuzugurirwa mu ruhame. Ibyo byose rero biba ari ihohoterwa. Sintumye abakozi kwigumura ku bakoresha babo ngo bajye banga gukora imirimo ngo nuko ngo oya, ahubwo ari mushyira mu gaciro, umenye ngo ese ibyo ndi gukorerwa ntibyaba ari ihohoterwa ko ndi gukorerwa ibi n'ibi, ndi kubwirwa n'abo amagambo mabi mu kazi, cyangwa se abo dukorana cyangwa se abankoresha akaruswa y'igitsina. Ibyo nabyo biba mu ibanga, biravugwa ko ari ruswa itajya imenyekana, ariko uba uhohotewe kuko babikoresheje kubwo ububasha bagufiteho, kandi babona ko ukeneye akazi, bakabonye ugakeneye ntukeneye kugatakaza. Umuntu akaba yabyuririraho. Rero igihe bimeze bityo, hari inzego ziba zibishinzwe. Kandi uvugire mu Rwanda hari inzego zishinzwe gukurikirana abakozi cyangwa se n'abantu muri rusange. Ushobora guca ku ruhande ukagaragaza ihohoterwa gukorerwa, kandi rikaba ryakumirwa hakiri kare ritaragera no ku bandi. Hari kandi ihohoterwa rikorerwa ku mubiri, physical violence. Physical violence birumvikana, umuntu ashobora guhohotera ababaza umubiri. Ibibabaje umubiri rero twabivuze, gukubita no gukomeretsa n'ibindi umuntu ashobora gukorerwa ariko hagamijwe kumuhohotera. Ibyo byose amategeko arabihana. Burya ni byiza ko umuntu abitangaza, bigaragariza inzego kugira ngo bikumirirwe bitagera no ku bandi. Hari ihohoterwa rishingiye ku bitekerezo cyangwa se amarangamutima, rikorerwa psychologically, emotionally violence. Ni ibintu umuntu akorerwa ariko bigamije kumwangiza mu mitekerereze, bigamije kumwangiza mu marangamutima ye. Ni byinshi cyane rero, akenshi bigenda bigaruka bisa, ariko nko gutuka nyine umuntu mu ruhame, kumuhindura ubusa mu ruhame, kumubuza kuvuga cyangwa kugira ubwisanzure, kumubuza gutanga igitekerezo. Buri gihe bigahora bityo, ugasanga hari umuntu runaka uhora abuzwa kugira icyo avuga mu ruhame, kandi wenda yaragifite, ariko kubw'impamvu nyine za bamwe mu bashaka kumuhohotera bakamubuza kuvuga. Icyo gihe nabyo uhohotewe. Ndetse mu bihugu biteye imbere hari ibyo bita freedom of speech, kugira uburenganzira bwo kuvuga icyo ushaka. Kuko icyo ushaka bidafite aho bihuriye no gushyomoka cyangwa gukora ibindi bintu cyangwa kuvuga ibitari ngombwa. Ariko niba ufite icyo kuvuga, kuki umuntu yakubuza kukivuga? Icyo gihe iyo umuntu akubuza kugira icyo uvuga mu bandi, aba ari muri tandanse yo kuguhohotera cyangwa abikora atanabizi. Ibi ihohoterwa rero rikorerwa ku mitekerereze riranagorana cyane kurigaragaza, kuko riri gukorwa mu buryo strategique, abantu batinya no kubivuga, ariko birakorwa cyane rwose. Abantu rero bajye bamenya ko ibintu byose bivugwa cyangwa se bikorwa, banarebe niba nta hohoterwa ririmo, umenye niba ntaryo wakorewe, cyangwa umenye niba utari kurikora, cyangwa se urebe niba nta wundi uri kurikorera abandi. Ayo makuru atangwe, ikumirwe. Ariko twirinda cyane, tujya tubwira abantu amagambo mabi
abatesha agaciro mu ruhame. Ikintu cyose gikorewe mu ruhame muzakurikire muzasanga ari ikintu kenshi kigarukana n'icyaha. Ikintu cyose gikorewe mu ruhame, twagiye tuvuga uruhame ni ahantu hari umuntu urenze umwe. Kuba nabivuze bikumvwa n'undi muntu utari uwo turi kumwe gusa, haba habaye mu ruhame. Rero ushobora kuvuga ngo ko twari turi mu biro twenyine ngo uruhame rwabaye ruhe. Mugomba kubyitondera. Ikintu cyose uvuze kikagera ku wundi urenze uwo wakibwiraga, haba habaye mu ruhame. Hari kandi ihohoterwa ku bukungu, economic violence. Economic violence ni ukuvuga hari ukubuzwa uburenganzira ku mutungo, cyane cyane ku bashakanye cyangwa se mu ngo. Usanga ufite uburenganzira ku mutungo, ni ihohoterwa rishingiye ku mutungo. Ntushobora kubona ibigutunga, ushobora kwemererwa gukora ngo nawe ubyaze imbaraga n'ubwenge bwa mafaranga, ahubwo wategetswe kuba mu rugo. Ufite ubushobozi bwo gukora, ufite byose ngo ukore, ariko ntiwemerewe gukora. Ni ihohotera rishingiye ku bukungu. Cyangwa se ukimwa ibigutunga, ubwo ndi kuvuga mu ngo, ukimwa ibigutunga n'ibindi byinshi. Ibyo ni ihohoterwa kandi naryo rirahanirwa mu mategeko y'u Rwanda. Hari ibihano bihagije. Hari rero byinshi twavuga ku bijyanye n'amahohoterwa, ariko iby'ingenzi twabivuzeho. Hari n'ibyo tutavuze. Nabibutsaga gusa ko abantu bashobora guhohotera abandi batazi ko bari kubahohotera, cyangwa bahohoterwa bakaba batazi ko ari guhohotera. Rero kuva uyu munsi mumenye ko ibikorwa byose biganisha ku ihohoterwa mwemerewe kubitangaza, kubibwira inzego zibishinzwe zikabarenganura, zikarinda n'abandi. Kuko uko uhohotewe umunsi ugaceceka, ejo hazahohoterwa abandi, ejo abandi. Ndabashimiye rero, mwirinde guhohotera abandi mukoresha amagambo mabi cyangwa se mukora n'ibindi bikorwa, ariko mwirinde namwe no guhohoterwa. Ntimugahohoterwe ngo mubyemere. Abantu bagahohoterwa ngo babyemere, kuko bitera ibibazo cyane cyane by'imitekerereze. Ugasanga abantu bagenda, ubushakashatsi bugaragaza ko abantu bagenda bagira ibibazo bikomeye cyane byo mu mitekerereze, uburwayi indwara zo mu mutwe niba ariko byitwa, ugasanga byarazamutse cyane. Ugasanga abantu barwaye agahinda, usanga byageze gute, bishingiye ku ihohoterwa rigenda rikorerwa abantu kubera ko batabivuga. Kavuga ati ntabivuga naho narindi nkahikura, ariko nyine uzahava wararwaye. Uranga kuhikura, ariko uzahava wararwaye nukomeza gusuporta ihohoterwa ushobora gukorerwa bitewe n'aho uri, cyangwa se muri bwo aribwo bwose. Ihohoterwa si ryiza kuko rigira ingaruka kandi rikaba uruhererekane. Tekereza rero nk'umubyeyi, cyangwa se umubyeyi uhohoterwa nawe ashobora kugenda agahohotera abana, cyangwa se akabura uko afasha umuryango we kubera ko arahohoterwa mu kazi, cyangwa se arahohoterwa mu ngo, cyangwa aho ariho hose. Rero mukomeze mujye abantu bafashanye kwirinda guhohotera abandi, ubibonye akumira hakiri kare. Ariko nanone twirinda kuba twabikora tugamije gusebya nanone b'abantu. Twabonye mu bindi biganiro ko no gusebanya nabyo ari icyaha. Murakoze, ndabashimiye. Mujye mukomeza mukurikira ibiganiro byacu bihugura mu buryo tubategurira n'ibindi. Mu minsi iri imbere tuzaba n'ibindi bigiye bifite ubumenyi bibaha. Turabashimiye cyane, turabona ko mudukurikira.